Mana nziza, Mana ikomeye, ndagushimiye ko wongeye kwemera ko tuganira ku ijambo ryawe. Bene data, ndakwinginze Kristo kugira ngo ijambo ryawe nirice mu gutwi kumwe ngo rihingukire mu kundi, ahubwo ritugire umumaro mu izina ryawe Yesu. Amen. Munyemere dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 4, turasoma duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo, nuko ndabinginga njyewe imbohe y'umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo, mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe ariyo Data wa twese udusumba twese, uri hagati yacu twese kandi turimo twese. Ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'Imana ya Kristo ruri. Nicyo gituma ivuga iti, maze kuzamuka mu ijuru ajyana iminyago myinshi aha abantu impano. Ariko iryo jambo ngo yazamutse mu ijuru risobanurwa rite? Ntirigaragaza yuko yabanje kumanuka ikuzimu. Uwamanutse niwe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze byose. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwirizabutumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganijwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya Umwami Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Haleluya. Iri jambo narihaye umutwe w'amagambo uvuga ngo ngezehe mu gihagararo cya Kristo. Yesu ashimwe. Iri jambo ni ryo kongera kutwibutsa, ese ko umwaka urangiye, ese kuva mu kwa mbere kugeza muri uku kwa 12 ngeze hehe mu by'Imana? Mu buryo bw'umwuka ni ikihe kigero ngezeho? Amen. Pawulo rero muri Efeso nirwo rugendo rwe rwa gatatu yakoze, arukora muri Efeso. Muri Efeso hari hariyo imanakazi bitaga Arutemi. Iyo manakazi niyo aba Efeso basengaga, yariyo mana nkuru muri Efeso ndetse no muri Aziya yose. Efeso y'uyu munsi niyo Turukiya. Amen. Rero Pawulo muri urwo rugendo rwe yakoze rwa gatatu, yageze asanga bafite iyo myizerere, yageze asanga ijambo ry'Imana n'ingume, atangira kubigisha ndetse bajya impaka nyinshi. Icyo gihe yateranije abakuru b'amatorero b'amasinagogi, bajya impaka nyinshi kugeza ubwo batangiye gutukira izina rya Yesu mu ruhame. Pawulo rero ahitamo gutoranya abagabo 12 abahindura abigishwa be, atangira kubigisha iby'inzira ya Yesu. Ahamara imyaka 2 Imana iri kumukoresha umurimo ukomeye, arimo arakiza abarwayi, kugeza ubwo bafataga imyenda bakujije kuri Pawulo bayikoza ku barwayi bagakira. Amen. Haleluya. Rero ndifuza ko muri runo rugendo twongera kwisuzuma, tukareba igihe tumaranye na Yesu. Ese ni igiki twungutse? Ni igiki twabonye? Ni he twavuye? Ni na hehe tugeze? Yesu ashimwe. Rero muri urwo rugendo Pawulo yamaze arimo arabwiriza muri Efeso, ijambo ry'Imana ryagize imbaraga. Ibyo ngibyo turabisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 19. Ijambo ry'Imana ryagize imbaraga muri Efeso, abantu barakizwa, abantu bizera Yesu Umwami n'Umukiza, abantu barabatizwa, babatizwa umubatizo wa Yesu Kristo. Haleluya. Muri icyo gihe rero nibwo haje kuvuka inzererezi ngo z'Abayuda. Izo nzererezi zari z'umugabo bitaga Sekiwa. Uwo Sekiwa yari afite abahungu 7, ariko bari barigize inzererezi kuko birukanaga abadayimoni mu izina rya Yesu, uwo bumvanye Pawulo avuga. Umunsi umwe rero ngo bajye kwirukana umuntu watewe n'abadayimoni, bamugereho bavuge ngo turakwirukanye mu izina rya Yesu, uwo Pawulo avuga. Uwo muntu wari utewe n'abadayimoni arabahindukirana, arababwira ngo uwo Yesu muvuze ndamuzi, ngo n'uwo Pawulo muvuze ndamumenye, ngo none mwebwe muri bene nde? Kuva icyo gihe rero uwo muntu watewe n'abadayimoni arabarwanya, arabanesha. Muri uko kubanesha abaca
abaciraho imyenda ndetse arabakomeretsa, basohoka bakomeretse, basohoka bari kuvirirana amaraso. Haleluya! Inkuru ihinduka kimomo, inkuru imenyekana muri Efeso hose, kugeza ubwo abantu batangiye kwizera, bavuga ngo Imana twizeye iriseriye, Imana twizeye ko kirahari. Abakonikoni cyangwa se abo twita abamaji muri iyi minsi, abakonikoni ngo bazana ibikoresho by'ubukonikoni bwabo, babitwikira mu ruhame, babitwikira imbere ya rubanda. Ibyo bikoresho byari bifite agaciro kangana n'ifeza inzovu 5. Haleluya! Ni 50,000 by'ibice by'ifeza. Iyo tubishyize mu manyarwanda cyangwa se mu mafaranga mu gaciro ko muri iyi minsi, batubwira ko 50,000 by'ifeza bingana na miliyoni 6 z'amadolari. Tubishyize ushaka wagenda ubishyira mu gihugu cy'iwanyu ukareba ibyo bintu agaciro kabyo abakonikoni batwitse. Haleluya! Iki gihe rero ijambo ry'Imana ryakomeje kugira imbaraga muri Efeso, abantu batangira kureka gukurikira ibigirwamana, abantu batangira kureka gusenga ibishushanyo, abantu batangira kureka gusenga ya Mana yaremwe n'abantu. Iki gihe rero nibwo havutse umugabo bita Demetiriyo. Uyu Demetiriyo yari umucuzi w'ibikoresho w'ibishushanyo bikoreshwa mu rusengero rwa ya Manakazi yo muri Efeso. Atangira kubona uburyo ubucuruzi bwe butangiye guhomba, niko guteranya abacuzi, kuko yari afite abacuzi bamucuriraga akabungukira. Arabateranya n'abandi bose, arababwira ngo murabona ubucuruzi bwacu burimo burahomba. Arababwira ngo inyungu twabonaga zirimo zirashira. Kubera uriya mugabo bita Paulo yazanye inyigisho, atangira kubwira abantu ngo Imana zaremwe n'abantu, ngizo sizo Mana, ahubwo bakurikira Imana ari kubabwira. Rero kuva icyo gihe nibwo bahise bategura imyigaragambyo mu gice cya 20, batangira kwigaragambya kugeza ubwo barwanyije, kugeza ubwo bafashe Paulo bamushinja ko arimo arigisha ibinyoma, bamushinja ko arimo arayobya abantu, ababwira ibya Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Rero Paulo ari muri gereza i Roma, aha niho yandikiye urwandiko rwo muri Efeso, arwandikana n'izindi nzandiko 3, arirwo rwandiko rw'Abafilipi, arirwo rwandiko rw'Abakolosayi, n'urwandiko rwa Filemoni. Izi nzandiko yazanditse ari muri Efeso, ari muri gereza i Roma, ariko Paulo yari afite, bari baramuhaye uburenganzira bwo gusurwa ndetse no kuvuga ubutumwa. Amen. Rero ahangaha niho bohereje umugabo bita Tukiko kugira ngo agende amenya amakuru ya Paulo uko ameze. Agezeyo rero ahahurira n'umusore bita Onesime. Uyu Onesime niwe wari uri kumwe na Paulo ndetse na Tukiko. Aba nibo yahereje zino nzandiko 3 bazigeza muri aya matorero. Amen. Yesu ashimwe. Paulo rero mu buzima bwe ari muri gereza nigeze acogora, kuko we yumvaga ko afite igihe gitoya kandi yagombaga gukora ibintu byinshi. Amen. Uku niko rero nk'abakristo dukwiriye kumenya ko igihe cyadusize, tugakora nk'aho nta gihe dufite, tugacunguza uburyo umwete. Uku niko Bibiliya iduhamagarira uyu murimo. Aho waba uri hose wavuga ubutumwa, uko waba umeze kose wavuga ubutumwa. Haleluya. Rero nta gihe umuntu agira cyo kuvuga ubutumwa, nta n'igihe umuntu agira cyo kutabuvuga. Ahubwo aho uri hose ushobora guhamya Yesu, nubwo utari inyoza mu magambo, nubwo utazi gushira amanga rwose, ariko ujye uhamya Yesu ko ari umwami. Rero Paulo yabandikiye urwandiko rwo muri Efeso, kuko yari yibutse iri torero ryo muri Efeso uburyo ryari rikomeye, uburyo ryari ryizeye Yesu Kristo. Abandikira muri kino gice cya 4, yari arimo arabahugura, yari arimo arabakomeza, yari arimo arabigisha, yari arimo arabibutsa icyo bizeye. Yesu ashimwe cyane. Nibwo yabandikiye muri runo rwandiko arimo arabahugura. Amen. Kuko yari yitegereje abona ko natababa hafi bazongera bagahinduka, bakongera bagahindukirira iyo Manakazi, bakongera bagasubira inyuma, bakongera bakagwa. Mwibuke ko turi mu ijambo rivuga ngo ngezehe mu gihagararo cya Yesu Kristo, turabisanga ku murongo wa 13. Amen. Ariko munyemerere mbabwire bimwe mu bintu Paulo yongeye kwibutsa iri torero ryo muri Efeso, mu bimwe mu bintu yongeye kwandika muri runo rwandiko mu gice cya 4, arimo aributsa Abefe
Efeso, ikintu cya mbere yarababwiye ngo mugende uko bikwiriye. Amen. Uko bikwiriye, uko mwahamagawe. Nuko yari amajije kumenya ko bashobora kugenda uko badakwiriye, cyangwa bashobora kugenda uko bashatse. Arababwira ngo mugende nk'uko mwagize gute, nk'uko mwahamagawe. Icya kabiri arababwira ngo mugire kwicisha bugufi. Mwarakijijwe, ariko umukristo mwiza kugira ngo agere ku kigero cya Kristo nuko agomba kwicisha bugufi. Icya gatatu arababwira ngo mugire ubugwaneza, mube abagwaneza, mugirirane neza, mufashanye. Haleluya. Ufashe mugenzi wawe, umugirire neza. Nimukiture bagenzi banyu ibi babakoreye, ahubwo muhinduka abagwaneza. Kuba umugwaneza ntabwo ari ukuba ku kintu kimwe, ahubwo ni ukuba umugwaneza ku bakugiriye neza no ku bakugiriye nabi, bose ukabafata kimwe. Haleluya. Icya kane arababwira ngo mugire kwihangana. Kwihangana ni ikintu kikurimo kikubangamira, ariko ukacyihanganira. Ni ikintu kibangamira wowe ubwawe, ariko ukabasha kwihangana. Nubwo bakuvuga, nubwo bagusebya, nubwo waba uri ingumba, nubwo waba nta jambo ufite, nubwo waba waranzwe, ibyo ngibyo ukabyihanganira. Icya gatanu arababwira ngo mugire kwihanganirana. Buri muntu yihanganire mugenzi we, buri muntu yihanganire intege nkeya ziwe. Mugenzi wawe nakora ikintu ntukamucireho urubanza ngo wumve ko we yakoze amahano, ahubwo umwihanganire, umuhugure kugira ngo nawe agere ku kigero gishyitse. Turusheho kwihanganira, twihanganirane, twihanganire ubupfu bwa bagenzi bacu, twihanganire intege nkeya zabo, twihanganire buri kimwe cyose cyabo, kugira ngo turusheho gukomeza muri runo rugendo. Tutihanganye twakwisanga dufite abanzi benshi, ariko icyo si cyo Imana iduhamagarira, ahubwo ikiduhamagarira ni ugukundana kandi tugahugurana. Amen. Icya gatandatu arababwira ngo mugire urukundo. Umukristo mwiza kugira ngo agere ku kigero cya Yesu Kristo nuko agira urukundo, agakunda mugenzi we, akakunda mugenzi we nk'uko yikunda. Rero gukundana bamwe bajya babyita bakabishyira mu bundi buryo. Urukundo turi kuvuga rurenze rwa rundi umukobwa akundana n'umuhungu. Urukundo tuvuga n'urwo Yesu Kristo yadukunze kugeza igihe yatwitangiye. Mu yandi magambo, ukunde mugenzi wawe kugeza uburyo wamufasha mu bibazo arimo, uburyo umufasha kandi ukamufasha kubera urukundo, ukamufasha nta yindi nyungu umutezemo, ukamushyigikira kugira ngo nawe atere imbere. Icya karindwi arababwira ngo muri ibyo byose mugire amahoro. Amen. Ibyo mukora byose nimukirememo ibice, nimukagirana amakimbirane, nimugatongane, ahubwo mubikorere mu mahoro. Haleluya. Rero kugira ngo ugere ku kigero cya Yesu Kristo nuko ugomba kwita kuri bino bintu birindwi Pawulo yabwiye abantu. Yesu ashimwe. Arangije ababwira ibindi bintu bikomeye. Amen. Arababwira ngo rero ndabizi ko mwizeye, ariko mwizerera ahantu batizera, mwizera ahantu hari izindi mana, mwizera ahantu hameze ukundi kuntu. Iyo biza kuba ari byiza mwari kuba muri Imana yarabimuye, ariko kuko mwizereye muri ya migenzo ya kera, muri babana akaba ariho mukiri, arongera abibutsa amagambo. Arababwira ngo mumenye yuko hariho umubiri umwe. Amen. Uwo mubiri umwe nta wundi ni uwa Yesu Kristo. Nicyo gitambo kizima Yesu yatanze kugira ngo abere incungu abari mu isi bose. Arongera arabibutsa, arababwira ngo mumenye ko hariho umwuka umwe, nta wundi mwuka uhari uretse umwuka wera. Uwo nguwo ni uwasutswe ku ntumwa. Mu gice cya mbere umurongo wa 8, uwo mwuka aratumanukira, abari barahobozuzwa uwo mwuka. Yesu ashimwe cyane. Arangije arababwira ngo mugire kwizera kumwe. Muri mwebwe nimuzigire kwizera gutandukanye, ngo bamwe ngo bizere ngo turi aba Apolo, abandi ngo turi aba Paulo, abandi ngo turi aba Yesu, abandi ngo turi abanuze, ahubwo tugire kwizera kumwe, ariko kwizera Yesu Kristo. Ibyo ngibyo nibyo bizadufasha kugera ku kigero cya Yesu Kristo. Arongera arababwira ngo mwibuke nibi, mumenye ko hariho Imana imwe, izindi mana ntago ari Imana. Iyo mana kazi bita Arutemi, iyo ngiyo basogokuruza abanyu base
basengaga, iyo ngiyo namwe mwasengaga, iyo ngiyo ntago ariyo mana, ahubwo umenye ko hariho Imana imwe, iyo ngiyo niyo iri hagati yacu twese, iyo ngiyo niyo iri muri njyewe, niyo iri muri mwebwe, niyo iri mu basore, niyo iri mu bakobwa, niyo iri mu mama, niyo iri mu bantu batandukanye. Arongera arabibibutsa, arababwira ngo mumenye ko hariho Imana imwe, ntimuzakurikire izindi mana, ntimuzayobe, ntibazabashuke, mwibuke ko hariho Imana imwe, iyo nababwirije, iyo namwe mwiboneye, iyo ngiyo niyo ndi kubabwira. Haleluya, haleluya. Pawulo arongera arabareba, abona muri bo batangiye kwirema ibice kubera impano z'umwuka wera bari baragiye bahabwa. Abona batangiye kwishyira hejuru, ufite impano y'ubuhanuzi akishyira hejuru, ufite impano yo kwerekwa, ufite impano yo kwerekwa akishyira hejuru, ufite impano yo kubwiriza. Arongera arababwiriza muri kino gice cya 4, arababwira ngo ndabinginze, muri mwebwe hari abo yahaye kuba intumwa ze. Kandi icya 2 aravuga ngo hari abo yahaye kuba abahanuzi. Icya 3 aravuga ngo hari abo Imana yahaye kuba ababwiriza butumwa. Icya 4 arongera arabibutsa, aravuga ngo muri mwebwe harimo abo yahaye kuba abungeri. Icya 5 arababwira ngo muri mwebwe harimo abo yahaye kuba bigisha. Amen. Rero tutarakomeza, ndabinginga bene data, mwitorero buri muntu wese afite icyo Imana yamuhamagariye. Mwitorero cyangwa se aho uri, Imana hari icyo yaguhamagariye. Buriya nta muntu ujya uhamagarirwa kubera ikigusha abandi, ahubwo niyo mahitamo, kuko uba waranze kureka ingeso za kamere, kuko uba waranze kurekura bya bindi wa muntu wa kera gusingira ibiri imbere. Rero nta muntu uhitamo kuba ikigusha cy'abandi. Bajya bavuga ngo hari abantu baje ngo mu rusengero ngo kugira ngo bagerageze abandi. Hoya, nta muntu wa Imana yahamagaye kugira ngo agerageze abandi, ahubwo umuntu Imana yahamagaye yari imwitezemo guhinduka, yari imwitezemo imbuto nziza, ariko yanga guhinduka. Rero uko kwanga guhinduka kwawe niko kwatumye uhinduka ikigusha imbere ya bagenzi bawe, niko kwatumye udahinduka. Rero mu Mana wahamagariwe, ubikore nk'uko wahamagawe. Nimba warahamagariwe kuririmba, uririmbe, niwumve ko ubuze bataririmba. Nimba warahamagariwe guhanura, uhanure, niwumve ko ari wowe urenze. Ubwibone ngabishyira hejuru bazicishwa bugufi. Amen. Icyatumye Imana mu itorero igenda ishyiramo impano zitandukanye, icyatumye mu itorero Imana igenda ihamagara abantu batandukanye, intego yari ifite kwari ukugira ngo abera batunganirizwe gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Nta yindi ntego Imana yashyize hariya. Yaduhamagaye dutandukanye, bamwe ikabagabira bitandukanye. Byari gushoboka ko mu itorero bari kuba abahanuzi bose, ariko yashyizemo abahanuzi, ishyiramo ababwiriza butumwa, ishyiramo abungeri, ishyiramo abashumba, ishyiramo korari, kugira ngo ibyo byose ifatanirize hamwe, kugira ngo abera batunganirizwe gukora uyu murimo w'yabahamagaye. Amen. Bene data ndabinginga, twe kwishyira hejuru. Impano wahawe niyo kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe neza, niyo kugira ngo abera b'Imana babashe gutunganyirizwa, niyo kugira ngo Imana igukoreshe kugira ngo abantu bahindukire. Ntago ariyo kugira ngo wihimbaze, ntago ariyo kugira ngo ukuremo indamo, ntago ariyo kugira ngo igutunge, ahubwo niyo kugira ngo igukomeze, kugira ngo uzishyire Uwiteka rwose uboneye. Mwese ashimwe cyane. Arangije asoza avuga ngo ibyo byose mubikore, ariko mubikorere mu rukundo. Amen. Rero kugira ngo ugere ku kigero cya Kristo, nuko ugomba kwita kuri bino bintu. Ntabwo ushobora kugera ku kigero cya Kristo udafite urukundo, ntabwo ushobora kugera ku kigero cya Kristo udafite kwihangana, ntabwo ushobora kugera ku kigero cya Kristo utabanye n'abandi amahoro. Ntibishobora gukunda. Haleluya. Kandi ntushobora kugera ku kigero cya Kristo udafite kumwizera. Birasabwa ko tumwizera kandi tukizera n'uwamutumye. Amen. Kandi ikindi tugakora uyu murimo, tukagira ubumwe nk'abarokore, nk'abantu b'Imana. Ndabinginze buri muntu wese yisuzume aho waba uri hose, uvuge ngo ese ko uyu mwaka urangiye, ese nageze kuki, ese ko uyu mwaka urangiye ni ibiki byanesheje, ni igiki nkwiriye gufatamo umwanzuro. Amen. Haleluya. Kugera ku kigero cya Kristo ni ugukura mu buryo bw'umwuka, tukaba mature believers,
tukaba bizera b'ukuri tutari abana ngo duteraganwe n'imiraba ngo wizere iki ngiki ejo wizeye iki ngiki. Oya, dukomere mu kwizera kwacu kandi duhamye abo turi bo muri Yesu Kristo. Nta kintu byatumarira gutinda mu rusengero ariko tudahinduka, nta kintu byatumarira kuba muri korari ariko tudahinduka. Icyo gihe waba umeze nka Efurayimu, ngo Efurayimu yari ameze nk'umutsima ngo uhiye uruhande rumwe udahinduwe. Rero twakubona muri korari tukabona urakijijwe ariko mu mutima wawe bitarasobanuka. Ndabinginze rero uko uyu mwaka urangiye, dutekereze icyo twagezeho, dutekereze icyo tutakoze, dutekereze aho tugeze mu buryo bw'umwuka, turebe icyo tutakoze. Uyu munsi wafata umwanzuro, nimba utarizera Yesu Kristo ukongera ukamwizera, nimba utaramumenya uramumenya mu izina rya Yesu. Amen. Ndabinginze rero nk'uko Pawulo yabwiye abantu, aravuga ngo nta wundi dukwiriye kwizera, tugomba kwizera uwazamutse ajya mu ijuru, ngo nuko yabanje kumanuka akajya ikuzimu akongera agasubirayo. Ndabinginze nta wundi muntu dukwiriye kwizera ni Yesu Kristo. Dukomeze kuba muri uyu mwanya twizere Yesu Kristo. Uru rugendo tutamwizeye nta hantu twagera. Numve ko hari aho wageze, ahubwo wumve ko hari aho ushaka kugera. Haleluya. Imana ibahe umugisha kuba mwabanye nanjye, kandi ndizera ko turi bugire icyo dukuramo mu izina rya Yesu. Mana, ndagushimiye kubwira ijambo, ngushimiye ko wabanye natwe, ngushimiye ko Data mwiza ijambo ryawe ritari buce mu gutwi kumwe ngo rihingukire mu kundi, ahubwo ribugire umumaro. Mu izina rya Yesu mbisenze nizeye. Amen.